ni zimwe mu ngeso akenshi uzasanga nyine zikunze kugaragara ku bantu batangiye gutunga amafaranga cyangwa se mu gihe amafaranga yongeye mu ikofi yawe cyangwa se kuri account yawe ya bank. Aha abantu benshi bazavuga bati ni ukubera ko impamvu yatangiye guhindura imico, imyitwarire ndetse agatangira kugendera mwa ziriya nzira ni ukubera ko amafaranga yaje. Ariko ndakubwiza ukuri ko kuri uyu munsi wa none byanga bikunze, wabyanga wabyemera, hari ingeso cyangwa se ibyo twakwita impinduka ku mugabo watangiye gutunga amafaranga cyangwa se wagize amafaranga menshi cyane. Aha niyo mpamvu mugiye kubana natwe mugakurikira iki kiganiro. Ni ingeso 8 zikunze kugaragara ku mugabo uwo ari we wese cyangwa se haba umusore, ariko akenshi dukunda kuvuga ko ari umugabo wagize amafaranga. Ni ingeso zizanwa n'amafaranga. Ingeso ya mbere nuko utangira kugabanya inshuti. Ahangaha iyo amafaranga yabaye menshi cyangwa se iyo amafaranga gaje watangiye gutunga gatubutse, uzatangira kugira limit y'abantu ndetse inshuti zigabanyuka. Abantu benshi nyine uzatangira kubona ko nyine bari ku rwego rutari urwawe, haba babandi mwakuranye mu buto bwawe cyangwa se babandi mwatangiye kubana utaratunga amafaranga, uzatangira kubona ko ukwiye abandi bantu. Ahangaha uzagira limit y'inshuti cyangwa se abantu bamwe nyine wakagombye kuba ukeneye, uzatangira kumva ko wowe ukwiye babandi bo ku rwego rwo hejuru. Niyo mpamvu hano utangira kugabanya inshuti ndetse babandi wari ufite nyine nimba bakiri ku rwego rwo hasi, uzatangira kumva ko ukeneye abo ku rwego rwo hejuru. Niyo mpamvu icyo ni kimwe mu bintu bizatangira kuza cyangwa se bigaragare kuri wowe mu gihe watangiye gutunga amafaranga. Ingeso ya kabiri nuko uzatangira gukunda abagore. Abagore baziyongera nkuko mura mbivuga, abagore ni abanyabwenge, abagore bakunda status. Icyo gihe nimba watunze amafaranga cyangwa se ukaba watunze amafaranga gatubutse mu mufuka wawe, abagore baziyongera kuko abagore bakunda kugaragara neza cyangwa se igitsina gore gikunda kubaho cyabaho ahantu gifite umutekano mu gihe amafaranga yawe yiyongeye, ndetse abagabo nabo bagakunda urukundo. Uzatangira kubona ko byanga bikunze igihe utari ufite amafaranga nta rukundo rwanya rwabona, uzatangira gushakira muri bya bindi nyine kubera ko amafaranga yaje, wumve ko hari ibindi bintu ukwiye. Ahangaha bizagaragara waba ufite umugore cyangwa utamufite, akenshi uzabona ko nyine byanga bikunze ushobora kuziyongera umubare w'abagore cyangwa se abakobwa bakiyongera kuri wowe kubera ko nyine wumva ko hari ikindi kintu ukwiye kubashakaho. Ukuri guhari nuko nta umuntu ukenye nta mugore umwitayeho, ndetse umusore udafite amafaranga nta mukobwa umwitayeho. Niyo mpamvu mu gihe yiyongeye uzatangira kubona ko nyine watangiye kurya mu bagore, ingeso zikiyongera cyangwa se abagore nabo bakakuzaho. Iyo ni ingeso izanwa n'amafaranga. Ingeso ya gatatu izanwa n'amafaranga nuko abantu batangira kukubaha batarakumenya. Bakimara kumva izina ryawe batangira kukubaha kabone nubwo batarakumenya. Ahangaha ni handi bavuga ngo amafaranga arivugira. Ahangaha nimba izina ryawe ryaramenyekanye nk'uwagafashe, abantu uwo ari we wese nubwo yaba atakuzi isura cyangwa se mutarahura, azatangira kuba yakunamira kubera ko amafaranga baba baratangiye kukumenya ndetse bakuzeho amafaranga, nyine agaciro kariyongera kakaba hejuru. Aho wajya hose mu nzego zo hejuru cyangwa se abo mugendana nabo, sosiyete yose itangira kugutinya ndetse abenshi bakanakubonamo umuhanga uteye ubwoba, ndetse abenshi bakanakugisha inama kubera ko bumva ko uri umutsinzi mu buzima bwawe. Kandi ko kuri guhari ni uko ikofi yawe nyine uri umutsinzi, ikofi yawe nyine ibi ntari mu bwenge, kubera ko ukuri nuko byanga bikunze nta muswa watunga amafaranga, kubera ko nubwo waba umuswa ariko bwa bwenge waba buri muri ya mafaranga yakubaka ibikorwa ndetse ibikorwa remezo n'ibindi byose bidasanzwe. Ingeso ya kane izanwa n'amafaranga ni uko utangira gutoranya abantu cyangwa ibintu. Ahangaha nshobora kuvuga ibintu nuko amafaranga igihe yaje, niba hari ibiryo byanga bikunze, ibiryo nyine waryaga birarya mu gifu, ariko nyine byanga bikunze hari standard yo ku rwego hejuru, utangira kubonamo ibintu ugatangira guhindura imirire cyangwa se imodoka, ugatangira kujyana n'ibintu bishya bigezweho. Uzatangira kugendana n'imodoka nziza, imodoka ifite agaciro, ndetse utangire kugendana n'ibindi bintu bigezweho, inzu nziza. Ahangaha uzatangira uzinukwe nimba wabaga mu cyaro, mu gihe amafaranga yaje uzumva ko ushaka kuba mu mujyi cyangwa se wumve ko ushaka kuba ahandi hantu hatekanye. Uzatoranya abantu wumve ko babandi mwabanaga nabo, babandi mwabaga muri kumwe, mu gihe amafaranga yaje uzatangira kumva ko hari urundi rwego uriho, hari urundi rwego wowe ubwawe ukwiye, ndetse n'ababandi bandi muhuje muri mu murongo umwe, atari babandi wasize inyuma. Uzatangira gutoranya abantu ndetse n'ibintu, ndetse utangire guhindura imyitwarire, utangire guhindura uburyo wakoragamo ibintu.
niyo mpamvu uzatangira gutoranya buri kimwe cyose, uzagendana n'ibigezweho, ibishya ndetse n'ibindi byose bitandukanye. Ingeso ya gatanu, akenshi uzahita utangira kubona ko uyu mukire cyangwa se umuntu watangiye kubona amafaranga cyangwa se agatungutse azirinda guseka, kubera ko akenshi yamenye agaciro ke, yamenye ko afite byinshi yakagombye guhomba. Uzatangira kubona ko yabayisiriye, wa muntu mwasekanaga, wa muntu mwaganiraga buri kimwe, utangira ubone yahinduye imyitwarire cyangwa se ubone hari impinduka zabaye, kubera ko yamenye agaciro ahagaze. Nta mpamvu zo guseka, nta mishinyiko agifite, kubera ko azi byinshi, hari byinshi amaze kubona ndetse no kuronka. Ndaguseka nuko nyine baza agaciro kabo, buri kimwe cyose bagiha agaciro, iseko yabo ifite agaciro, ndetse baba babona ko bafite byinshi byo guhomba, batandukanye na babandi nyine baba baraho basamye gusa. Uzatangira kubona ko ufite byinshi ushobora guhomba, ndetse iseko yawe ifite ibisobanuro byinshi, cyangwa se ufite icyo uri gusekera. Niyo mpamvu rero uzatangira kubona wa muntu yabaye karume cyane, ndetse asigaye ari seriye ku buryo buteye ubwoba. Abenshi batangire kwibaza impamvu nyine impinduka zabaye, ndetse n'ibintu bishobora kuba byarahindutse mu buzima bwe. Iyo mpamvu uzatangira kubona wa muntu yarabaye seriye ku buryo buteye ubwoba, nta mpamvu yo guseka. Iyo ni ingeso akenshi uzabona ku bakire batandukanye, cyangwa se ku muntu wese watunze amafaranga ufite agatubutse, ubona ko nta mushinyiko afite. Ingeso ya gatandatu uzanwa n'amafaranga nuko imikino igabanuka mu byo bakora byose. Aho uzasanga umukire ari handi umukire ushobora kumuvugaho we akituriza, cyangwa se wamusebya we agatuza, ahubwo agakora cyane, kubera ko azi neza ko afite byinshi byo guhomba. Nubwo wamutunga urutoki mu jisho cyangwa mu zuru, we azakwihorera kuko ababona ko byanga bikunze wowe hari icyo umushakaho, kandi azi neza agaciro ahagaze, azi neza icyo asabwa, azi neza icyo we agomba abantu benshi cyane. Niyo mpamvu imikino izagabanuka. Iyo ni ingeso akenshi izaza, utangira ubone wa musore watunze amafaranga mu gihe atarayatunga, akiri aho ngaho yambaraga akamambira ari aho akina namwe, mwicara ku ntebe mukina damu, ariko igihe amafaranga yaje ya damu nawe muzongera kuyibona. Aha ngaha muzabyita kwirata, muzabyita kwibona, ariko kuri we nyine ni ikintu kizana, ni ibintu biri automatically. Imikino iragabanuka cyane, ndetse aba yatangiye kumenya agaciro ahagaze, yamenye uwo ari we ndetse n'urugero ariho. Niyo mpamvu uzatangira kubona nyine imikino yagabanyutse. Ingeso ya karindwi izana n'amafaranga nuko inshingano ziyongera. Mu gihe amafaranga yaje, haba mu muryango wawe, ushobora no gutunga amafaranga ari weho mu muryango wawe wa mbere, ariko uzatangira kubona ko watangiye kwakira inshingano n'iz'abasogokuru babo, nubwo sogokuru na sogokuruza wawe utangira ugire za nshingano mu muryango, uhamagagwe ndetse mu nama nkuru. Ahangaha wakwatsamura, wagira ute, bazatangira bavuga uti ijambo avuze ni ryiza, kubera ko nyine y'amafaranga ari kwivugira. Bazatangira babone ko uri uw'agaciro, babone ko nyine uri uw'ingenzi kuri bo. Niyo mpamvu akenshi uzatangira kubona ko inshingano ziyongeye, hari ukurihira barumuna bawe, bakuru bawe, no gushyingira bashiki bawe. Aho ndavuga ku musore wagize amafaranga, ndetse cyangwa se umugabo watunze amafaranga menshi cyane, nuko inshingano ziyongera. Utangira kubona ibikorwa byinshi bikwiyambaza, ndetse tutibagiwe ko na leta ubwayo cyangwa se sosiyete urimo izatangira kukwiyambaza, ikugisha inama, ndetse ushobora no kuba utunze amafaranga ufite ibikorwa runaka by'inganda, ariko utungurwe no kubona abaturage baza kukugisha inama ku bijyanye n'ubworozi cyangwa se imihingire, ko baba batangiye kumenya ko byanga bikunze. Nubwo ufite amafaranga, ufite n'ubwenge buhambaye, abenshi niko batangira kubitekereza, kandi koko ntago baba bagiye kure. Ukuri guhari nuko nyine iza nshingano ziziyongera, ukenerwe henshi, ndetse abantu benshi bakwiyambaze, abashaka kukuvugisha biyongere babe benshi cyane. Ingeso ya munani izanwa n'amafaranga nuko akenshi ni ingeso abantu benshi badakunze kuvugwaho rumwe, ariko kuri guhari nuko iyi ngeso ihari. Uzatangira gutekereza ku izina ryawe cyane kurusha uko waritekerezagaho. Ahangaha nta mwanya uba ugifite, ahubwo utangira gutekereza ku bigwi wasiga, kabone n'ubwo wakwitaba Imana cyangwa se watanga cyangwa se ugapfa. Akenshi uzatangira kuvuga uti ese nimfa nzasiga iki. Niyo mpamvu uzabona abakire benshi bashobora kuvuga bati ese nzasiga iki ku isi, ni igiki nzasiga, nibihe bikorwa. Uzabona abakire benshi bakunda kwiyitirira amazu, imiturirwa, ndetse biyitirira inganda zigiye zitandukanye, amazina yabo bayite ibyo bikorwa, kubera ko akenshi batangira gutekereza ku bikorwa byabo ndetse no ku izina ryabo. Bagatangira kuvuga bati akenshi bakunze kubyita ko ari legend, kubera ko nyine akenshi uba watangiye gutekereza ku bintu bijyanye n'ibikorwa wasiga ku isi, cyangwa se wazasiga. Benshi bagasigara bakuvuga kugira ngo utazagaragara
nk'umuntu uciriritse. Niyo mpamvu zibaza kenshi ukatangira kubona abakire benshi amakampani bayaraga abana babo, cyangwa se umukire watangiye kugafata cyane yakwita yaba akibyara ugasanga umwana we yatangiye kumwita rya zina rye ryindi yatangiye kurikuza. Ahangaha uzabona ko nyine yumva ko ubwe akwiye kuzavugwa neza, akwiye kuzasiga ibikorwa bizima ku isi. Akenshi bizaterwa nuko nyine muri we aba yumva ko afite byinshi agombwa ndetse aba agomba gukora. Niyo mpamvu rero izi ni zimwe mu ngeso 8 nabateguriye.